Hello ladies and gentlemen, nizere ko umeze neza wowe dukurikiranye gatanu kuri gatanu. Njye mujye kubana muri aya makuru n'iki nk'ibisanzwe, nshishikariza umuntu cyane ubwa mbere kuba like na subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu, nanone amakuru akugereho mu ba mbere. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avuga ko ni amakuru yagiye agaragazwa n'ibinyamakuru bya mu gihugu cya Amerika, aho bivugwa ko umuhanzi Jay-Z ari mu mazi abira, nubwo nyamara nta makuru arambuye bagiye babigaragaza ku byaha agiye aregwa. Umuhanzi Jay-Z ni umuhanzi umwanditsi w'indirimbo, akaba n'umushoramari n'umunyamideli ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwe mu bahanzi b'abaraperi bafite izina rikomeye ku isi, akaba kandi yaragize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere hip hop mu bucuruzi muri rusange. Jay-Z kandi azwi cyane mu ndirimbo nka Empire State of Mind, 99 Problems na Big Pumping. Yashyize hanze alubumu zirenga 13 kandi yatsindiye ibihembo byinshi muri Grammy Awards. Kandi tugiye no ku buzima bwite bwa Jay-Z kandi yashakanye n'umugore we uzwi ku izina rya Beyonce mu mwaka wa 2008, bakaba bafitanye abana 3 kandi banafatwa nk'abantu bakomeye cyane mu mibanire ikomeye cyane mu rwego rw'imyidagaduro mu gihugu cya Amerika ndetse n'isi muri rusange. Ariko amakuru tugiye kubagezaho ntabwo ari amakuru avuga ku buzima bwe, ahubwo ni amakuru yagiye atangazwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye byandika mu gihugu cya Amerika, aho hari amakuru yagiye hanze avuga ko mu myaka ishize ko Jay-Z yaba ari mu bibazo byo gukekwaho ko yaba yarasambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure mu myaka ya 1900 ndetse na 2000 ndetse no mu mwaka wa 2000 nk'uko byagiye bitangaza. Ariko kandi ngo byagiye bivugwa n'ibinyamakuru, nta gihamya cyangwa ibirego byemewe byatanzwe mu nkiko kuri icyo kibazo bagiye bamurega cyo gusambanya abana. Kandi Jay-Z ubwe we ntigeze yemera cyangwa ngo abivugeho kuri ibi birego mu buryo bwimbitse, kandi kugeza ubu nta cyemezo cy'ubutabera kigeze gishyirwa ahagaragara kuri ibyo bintu rero. Kandi bigenda nk'uko bagiye bigaragazwa nko gushaka kumwangiriza izina. Kandi nk'uko byagiye bitangazwa, abanyamategeko be bashinja urwego rwatanze ikirego gushaka kumwoshya mu masezerano atariyo, ariko uru rubanza ntirwigeze rugera mu nkiko z'ubutabera kugeza ubu. Amakuru twari tubafitiye ntahagarukiye. Njye mwabanaga muri aya makuru nk'ibisanzwe, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde.